We
Amen.
aje gutwara itorero, aje gutwara itorero, Uriya araje, aje gutwara itorero, aje gutwara itorero, Uriya araje, aje gutwara itorero, aje gutwara itorero, hoya 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 n'ibitinze, Uriya ndamubona, Uriya tuvuge tuzamuye ibiganza, hoya 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 Uriya ndamubona, Imana ihimazwe, Uriya araje, aje gutwara itorero, aje gutwara itorero, Uriya araje, aje gutwara itorero, Imana ishimwe, Uriya araje, natwe tuzamure, aje gutwara itorero, tuzamure ibiganza, Uriya araje, aje gutwara itorero, aje gutwara itorero, hoya 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 Umwami wanjye urebeshe amaso yanjye, z'imigoma y'amahoro, kuko ariyo twarazwa
umugisha humure ayi tuzabona haleluya zariha oziyana tugazaba abibanye humure tuzabona ibyo twasezeranyijwe. Pasiteri avuye kutubwira ijambo ryiza rikomeza, nanjye ndakomereza kuri iryo ngiryo, nshimira abantu bose mukomeje kutuba hafi muri ibi bihe. Imana ibahe umugisha. Mbivuze gahoro ariko ibyo mvuga mwumve ko tubiha uburemere bunini, kuko na pasiteri yatangije abivuga, ntawaje aha ngaha atatishije amatike, ni ukuvuga ko yabihaye agaciro gakomeye. Rero turabashimira cyane, turabashimira. Iyi gahunda y'igitaramo ngenda yifata nka kurya umuntu ajya kwa muganga akaba yakwandikira prescription. Hari igihe ashobora kuba yakwandikira umuti unywa rimwe ugakira, hakaba n'igihe akwandikira imiti itandukanye ukanywa uyu munsi, ejo n'ejo bundi ukaba wamara igihe. Mbereye ku munsi amateraniro yatangiye kugeza uyu munsi, ndibwira ko kirimo kuza igenda neza, aho bigeze ndumva ari heza. Tukaba tubishimira Imana kuko iri kugenda ikora umurimo wayo. By'umwihariko turabashimira cyane baririmbye uyu munsi, batwinjije mu bwiza bw'Imana, bakomeje kuzamura ibyiringiro byacu, kwizera kwacu. Mwakoze cyane. Turashimira nanone abapasiteri nabo badufashije, amagambo tudasubiramo ariko twayumvise nubwo habaye ijambo ryo kuvuga ko no gupfa tuzapfa, ariko hari n'irindi ry'uko Yesu ari ukuzuka n'ubugingo, hakaba n'irindi ry'uko ari ihumure ryacu. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Twagiraga ngo tuzamenyeshe ko gahunda y'ikiriyo gikomeje. Iyo abantu bahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi, hari igihe hagenda havukamo izindi nzitizi. Hari inzitizi dufite ijyanye n'abantu batarabona ibyangombwa tubitegereje kugira ngo dusobanukirwe neza. Turaza gukomeza kubikurikirana, hanyuma tuzababwira gahunda neza ku munsi w'ejo. Mugerageze kubyihanganira kandi ntimucike intege, mukomeze kutuba hafi. N'ejo muzihangane, mukomeze muze dufatanye muri cyangwa se mukomeze mudutere inkunga muri ibi bibazo. Turacyabakeneye cyane.
tuzababwira gahunda neza ku munsi w'ejo, ugerageza kwihangana. Urumva itangazo nari mfite ari iryo. Pasiteri sinjyewe uhagarariye umuvandimwe uhagarariye ntahari kubera izindi mpamvu yagize bituma ataba hano. Twaje kwihanganisha mushiki wacu n'umuryango w'abasengenge bose, natwe twese, n'abana biwe n'abasaza biwe, dushaka gusa naho dukuyemo ijambo yavuze, ariko bitewe n'uko n'ububabaro yasubiyemo ibyago n'urupfu yagiye ahura narwo, bisa naho nyine yuzuye amarangamutima ya kure. Ariko kandi nta muryango n'umwe twari twabona wirata kuwo wagize urupfu rwiza, ntawubaho. Tuvuga ngo twebwe tuba dupfa neza, impfu zose zihora ari mbi. Haba n'urwa Yesu tuba tuvuga ngo wadupfiriye, nabwo tuba tuvuga ngo ni rubi, azaba ngo Yesu wadupfiriye urupfu. Rero iyo mpamvu bikaba bituma itaba ariyo yamuhora ku mutima n'abandi bose n'abavandimwe biwe natwe twese, cyane cyane ko ushobora kureba ku ruhande akabara ibindi Imana yakoze birenze bikuje kure ibyo yahuye nabyo, kandi si we wenyine, ni twese. Bana bacu, bishwa bacu, babyara banyu batari hano hafi, badutumye ngo tubihanganishe kandi mukomere. Birasanzwe, si mwe mwenyine, bizahoraho kandi bizahora bibabaza abantu, ariko icyo abantu baza bakora ni ukwihangana kandi ni ugukomera. Tugashima amatorero n'imiryango yitabiriye gukomeza aba bantu, tugashima n'aba bagenzi bacu, murumuna wacu Pasiteri Mutabazi n'abashiki biwe. Usubiye nyine muri ayo mateka wavuga ngo ise nta bantu yari yasize atangira, ariko ubu ngubu nta muryango ungana n'ubu, ni munini. Mukomeze gushima Imana ko yabahaye benshi kandi muracyarimo mwunguka, ariko byunguka biza bigabanukamo. Rero iryo jambo bantumye kandi turabashimiye, tuzakomeza tubane n'ubu ngubu ko turabana, ko turafatikanya n'abari hirya, turakomeza tubane kandi twese turababaye, kandi urwo urugero rwo kubabara niyo tururutana, namwe uko murabona twese ukuntu twababaye, naho twari tugeze, nuko twari tumeranye, nuko tuziranye. Ariko kandi si niyo turimo, niyo kutubabaza, ko turagenda twumva amakuru hirya n'abandi bari gukinduka bato, abantu bagacika intege. Umaze kutubwira umwana w'abana hariya, umuntu w'umugabo wari ufite abana wari umeze neza, utarwaye, ari kumwe n'ababyeyi bari kugenda no gutarika hasi, w'umugabo ufite abana babiri hafi. Urumva ko ibyo bintu bibabaje. Niyo si tugezemo, hasigaye abantu bose babanye n'aba bacu, turabashimiye. Namwe bavandimwe turabashimiye ko mwihanganye, kandi turuzera ko mushiki wacu komere, guhagarare n'abandi bakomere. Hasigaye Imana ibaha umugisha. Kubana natwe n'umuryango, kandi muzakomeza muze n'ejo tuzakomeza twagize no kubiganira ko yaba byiza ko abantu bakomeza guhumuriza. Mwagize neza, ejo twarimo tuganira n'abashumba bagenzi banje. Ubu mu itoro dufite ibiriyo bine mu buryo, kandi zimwe impfu zagiye zigenda mu buryo butunguranye kuko n'ahandi ikenewe ahantu henshi muri ibi bihe n'ihumure. Unyemerere dusome ijambo ry'Imana tugana akanya gato, ariko naza numva tuza gufata umwanya tugasenga Imana. Unyemerere dusome ijambo ry'Imana
amagambo make Pawulo yavuze, hanyuma tuza gusenga. Hari ijambo Pawulo mbitekereje mu kanya Pawulo yavuze aha mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere. Uri umugenga w'ibihe, wemera ko bitubaho ubireba nta kigutungura, ariko kandi niba ufite igisubizo cyabyo muri Kristo Yesu. Turagushima ko waduhaye Kristo nk'igisubizo cy'ubuzima bwa buri gihe, kandi ijambo riri kutubwira ngo abafite Kristo bafite ubugingo buhoraho iteka ryose. Uyu munsi tubabajwe n'ibyabaye, ariko ntabwo birenga kure ihumure waduhaye. Hari aho byatugoze, hari aho biturya, ariko turifuza ko ihumure tubikane muri twebwe. Riri imbaraga n'imbarutso yo kugaragaza umuco wa Kristo mu bugingo bw'abantu. Uyu muryango urababaye, ariko uragufite. Muri iki kiriyo baragufite. Turifuza yuko wigaragaza wihumure ryuzuye ry'ijambo ryawe no mu ndirimbo zaririmbwe zose. Icyo twifuza ni uko tuvanamo imbuto nzima ishobora guhumuriza uyu muryango ikawukomeza, ikarema ibyishimo n'amahoro, ikarema amateka muri Kristo Yesu. Twebwe ihumure ryawe turarikeneye. Iki ni igihe cy'ihumure ryawe. Imiryango ihumurike, ababyeyi bahumurike, abavandimwe bahumurike, abashumba bahumurike, abakristo bahumurike, umuntu wese yahumurike, kuko waduhaye ihumure ryuzuye ridufashe kunyura muri iki gikombe. Ijambo riratubwira ngo iryo humure riduha guhindura igikombe cyitwa baka grekejara aradizera prekera kejara aradizera trizera bebere cyitwa baka kikaba igikombe cy'imigisha mu ijambo ryawe rivuga, kandi izo ni imbaraga zihumurije ijambo ryawe. Niyo mpamvu tukwifuza ubwo buremere bw'ihumure ube muri uyu muryango n'ahandi hose bagize ibyago nk'ibi, kugira ngo witamurure. Radikara drizere voekokojara eredira dike zaradas. Mana turaguhamagara muri we, Mana turaguhamagara muri uyu muryango, kujya Yesu yaguhamagaye kwanza, natwe turaguhamagaye muri uyu muryango. Turabizi neza yuko uwuzi, ariko bikajya kongera kubona iyindi muri uyu muryango, nabo babona iyindi shusho yawe muri uyu muryango. Bisarakera bitekeza bikeneye birimeka mu shusho y'Imana muri uyu muryango. Igikombe barimo banyuramo haboneka imbaraga zigihindura, kugira ngo imbaraga z'Imana ihumure ryuzuye, ubumana bugaragara, atari umugoroba umwe, atari igitondo kimwe, atari icyumweru kimwe, ariko biraba igiteka ryose, kugira ngo ubumana bugaragare mu bwoko bwawe ndetse no mu muryango k'uyu. Radizaragara rijare okokojara erezigaragara. Turatura ihumure ryuzuye riva ku Mana muri ibihe turimo, kugira ngo ridufashe zibe imbaraga zitugenza ku rutare rwa Kristo. Urakoze Mwami Imana yacu, humugisha uyu muryango n'abandi bose bari hano, tugenda kongera kukumva no guhabwa izindi mbaraga zituneshereza, zituzamura, kugira ngo tugendere hejuru y'ibicu by'ibyo tunyuramo. Urakoze Mwami Imana ko twumvise, kandi hari icyo ukoze ku bwa Yesu Umwami wacu. Amen. Yesu abamugisha. Ibi twumva tudashoboye. Ibihe nk'ibi ni ibihe biruhije. Ibihe nk'ibi Mana ni ibihe abantu bumva nta gisubizo. Ibihe nk'ibi ni ibihe abantu bagira intekerezo nyinshi
cyane bakabona imbere nta nzira, bakabona urugendo runaniranye, bakabona bisa n'ibyarangiye, bakabona nta bundi butabazi. Ariko ubishimirwe kuri Imana, ubishimirwe kufite ibisubizo, ubishimirwe Mwami kutajya ureka abantu bawe, ubishimirwe Mwami kutajya ubatererana, ubishimirwe kujyana nabo, ubishimirwe kujya ubaherekeza nubwo haba mu makuba, nubwo haba mu mibabaro. Twamenye neza tumaze kumva ijambo ryawe ko n'imbaraga zikomeza, n'imbaraga zihumure, n'imbaraga abantu bategereje ziva iwawe, n'imbaraga zizura, n'imbaraga z'ibisubizo bikomeye mu izina rya Yesu. Turakwereka uyu muryango Mana, turakwereka abavandimwe bacu, turakwereka aba babyeyi, turakwereka aba bana bacu bari aha Mwana, babuze umuntu kandi hari ibyiringiro, ko hari ibyiringiro bigaragara, hari ibyiringiro biva iwawe ko bazongera kubonana, aho amarira azashira, aho hazaboneka igitambaro gihanagura ku maso, aho abantu bazatuza, abantu bazanezerwa, aho abantu bazishima. Tanga ihumure Mwami, genderera aba bantu, genderera ubwoko bwawe, genderera abantu bakumenye, abakumenye Mwami ntabwo biheba, bakomezwa n'ijambo ryawe, bakomezwa na bya byiringiro, amaze bakasobanukirwa. Haleluya Yesu, yo haleluya Yesu, ni wowe gusa Mwami, nta kindi cyatabara, nta kindi cyakuraho uyu mwijima, nta kindi cyatuma izuba rirasa. Ni wowe Yesu, ngwino uboneke Mwami, ngwino useruke, seruka tunezerwe, seruka twishime, seruka tugire ibyo tuvuga, seruka Mwami, seruka turagukeneye, ngwino Mwami. Oh, mbega amaboko akomeye, mbega amaboko yo kwiringirwa, mbega amaboko ahobera abantu, ahobera ababyeyi. Haleluya Yesu we, turagushimiye Mwami, turagushimiye Mwami, ni ukuri nta kwiheba Mwami, kuko aracyari rya jambo ryo kwizera. Dufite kwizera gukomeye kumeze nk'igitsika ku mutima, kirakomeye cyane. Turizeye Mwami, twizeye ko abapfuye bazabazuka, twizeye ko abapfuye bazabongera bakabaho, twizeye ko tuzabona nabo, twizeye ko tuzabonana mu bundi buzima. Ahubwo iyo si imperezo y'ubuzima, aha si iherezo ryabwo, hari ubundi buzima, hari ubundi buri imbere, hari ubundi tuzabamo, hari ubundi bw'iteka. Urakoze Mwami Yesu, turagushimira. Ubane natwe, ubane n'abantu bose baje hano Mwami. Ndabizi buri muntu wese waje hano hari ukuntu yakomeretse, hari ukuntu yababaye, yaje atabaye, yaje ajyana umusanzu we wo gushyigikira, wo kuzana ibyiringiro, kuzana indirimbo, kuzana gusenga, kuzana ijambo. Nicyo cyazanye abantu bose bari hano Mwami. Reka tubyake ibyo byiringiro bikomeye Mwami. Mwami turasabye ngo ubane nabo. Iyi minsi turi hano, iyi minsi y'umwijima, iyi minsi komeza kubana natwe, uduherekeza kugeza wa munsi, mu izina rya Yesu, amen.